Urukundo ni nk'umuhamagaro. Ni nk'umuhamagaro uzugira gutyo ugakunda umuntu. Uzorebe na haruwacu ejo bundi twari turi kumwe akambwira ngo majority abahungu bazatereta abakobwa beza biza birangira bashatse nk'abakobwa batari fatika. Ubeshe se nj'imbombo. Ntago bitewe nuko nteye ngewe ntago nambara minizi kabije. Cyane rwose. Ibigeze nkahe wenda ugereranye? Hejuru y'amavi. Ngo ndanivugisha kwewe. Unyangiriki komsatari. Ndakwanga se hari sambo dupfa. Ndakwanga se turangana. Sindirika yawe. Unyangiriki. Singwanga turangana se. Kawe no kwangiriki. Yewe ndagukunda nushaka uzonya. I love you too. Birangiye ahise Amapenzi. Je ndamukunda nawe Suleiman ndagukunda. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba Papa Legend TV twizere ko mbeze neza mwese aho muherereye ahanga ndi kumwe n'abastar muzi cyane muri Papa Legend TV cyane mu cumba ca movie n'amashakoshi bameze neza bambaye nyine Musawa grand frère. meze neza Kwa useka ni sawa. Tangiye kunsetsa. grand frère ahantu ngibutse Ni sawa. ahantu ngibutse muri performance ya Zubi baravuze ngo uriya set ngo yagiye gusaba fanta nini kandi nawe urabizi nyine ko igiswahili cy'abanyarwanda kiri nko hasi cyane maze Petit frère se aza ngo bamwe petit frère yaravuze yarazi ko nyine bavuga fanta yindi naravuga ngo unipe ile ngo fanta ile ya grand frère fanta ya grand frère uko bien Inde. Abase grand frère. grand frère Oya. Asinzi nuko. utari grand frère abarinde ari umukobwa Grand sœur. grand sœur cyangwa grand sure umeze fresh Ndashima Mungu wa Maria grand frère. asomanya bitente ni make Wasomanye nande. Warasomye. Vuga wasomeye. wasomeye hewa Sinasomye. wagarukiye nko muri kangahe Uri kuvuga kwiga. Wagize Ari ugusomana. Mba nk'akantu yatinzeho. nayo wese wewe. Mperuka na. Ntago nize. Ntago nize. ntabwo wize Aho waribyo umutunga wewe tuvuga amasomo nawe uri ku marembo ya Satani. Ndahebye. Sule umeze neza ewa ni minsi myinshi kabisa Iminsi myinshi. twegera ndabona aho ngaho Nagiye kure. banko wegera umwana Mpanga se wa Yesu. Iminsi myinshi rwose twishimiye kugera hano hantu kuri Papa Legend. Hari haciye pe. Hari haciye igihe. Ariko turacyari muri Afrika niho iwacu. Turacyari muri Afrika. ariko ngo iminsi yawe irabaza Ko uja gukura ibiheko. Niko Imana yavuze. Niko Imana yavuze. Ndurayeho go kuja za Bukavu na Uvira. Tugatemberera kiriya gihugu cy'iwacu. Tugomba kumenya igihugu pe. Tugomba kumenya igihugu. ahubwo ni nkaho ariho wari uvuye ko iyi minsi ni nkaho utari muri Kenya Sinari muri Kenya mu by'ukuri. Ariko aho na yawe yo ku mazi boy posting Yambaye costume. None se nambara ubusa nagiye ku mustari. Ubundi hari ibintu bitaza bijana. Umukutano ni jinisi. Kurumva data. Umukutano n'izi pataro zishanyutse zo muri ukamasha kuja ku mazi ni koti neza kabisa. No iyo ugiye koga wagiye ku mazi koga iyo ugiye koga ubigenza gute? Iyo ngiye koga nza nambara amahuzu.
none se ukogana amahuza ukogana amahuza ari wewe nambura amahuzu nkoga nkongera nkayambara kandi sinza nifotozanya ubusa nifotoza nambaye amahuzu woja ku mazi wambaye ipantaro kuko wambaye cyangwa agakositimu najyayo shushanya ni bibi najyayo ndaruzo yari hanze urabesha isira yafite none se ko ngubwo nk'amafoto bayashize hanze akaja hanze amafoto yawe akaja hanze hari sarasha oya ntayo mfite ndibakarambeshe arayifite oya nyine hakana cyangwa wemere bayerekana nta foto mfite ndi ku mazi nambaye ubusa ubuze ubusa buri nyine ntayo mfite nambaye ubusa ntayo ufite se uri ku mazi oya ntayo ntabwo uraje ku mazi oya ntago buriya nta foto mbi haba nta foto mbi haba dibwagiye kunteranya n'abantu bose hatabaye foto mbi na video mbi ntayo haba nta video mbi haba nta video mbi ihaba nuko twabyise bibi none se nko muri ni Zambia ntibagera umuco wo kwambara ubusa hejuru bagasigara buri ko tutaza dukangwa niyo mirindi y'imbere cyangwa bakambara nk'agashani kandi kameze nk'umweko cyangwa nkadekora sikora aho ngaho Yerusalemu none ubu ngubu ni iki cyabaye umuntu ari mu kwambara iyo uzigera hariya abantu bagahunga bagasara ngo yambaye rumbi ahubwo biterwa n'ukuntu abantu bamenyereye kera ko abantu bageza bambara deposit akambara deposit ntiyagira ikibazo kiba ariko bamahuzu yaje abantu byaracitse biterwa nyine n'uwabyakiriye kubera ko n'abantu ntibazabona ikintu kimwe ese ubu ngubu wa mugani abantu baba bakimenyereye wenda kubona tuvuge wenda umuhungu cyangwa umukobwa usa n'uwambaye ubusa nyine mini wenda ku muhungu cyangwa se mini ku mukobwa wenda cyangwa umuhungu wagiye nko mu ikanisa yambaye ikabutura abantu ubu ngubu bomenyera bigakunda baramenyera kabiri ahubwo iyo umuntu abenshi ataje azabagubwa nawe warabona umuntu utambutse mu ikanisa wikwije bazamureba ca bazareba ujya wambaye mini baba batangaye nyine tagutangara nirari ryuzuye isi ubu ngubu umuntu wambaye ubu ushobora kuja mu ikanisa wambaye mini nyine ya indi gira nkanga ubonye igisubizo numva igisubizo kibuze oya ntago bitewe nuko nteye ngewe ntago nambara mini zikabije cyane rwose ibigeze nkahe wenda ugereranya hejuru y'amavi iyo ganimere hejuru y'amavi hari ubundi bazavuga nuko nyine tutize umuco wa kinyamurenge tunafite n'abantu bawutwigisha ariko nk'abakera bakaza bavuga ngo umukobwa ngo ntagomba kwerekana mu ntege hiwe rero uwambaye hejuru y'amavi aba yishe umuco bikurikiranye n'imyumvire y'abakera ariko imyumvire y'abubu nyine niwe wakwambara akareso nta shitani ntacyo bibabwiye bikubwiye igise ko baza batwambara bari kuri beach ariko nyine niho nose ni nko kuvuga ngo umuntu yambaye ubusa rero nta gitangaza kirimo ibyo bintu abantu bagomba kubimenyera ntiwonyambika uruhu kandi hari ikabutura oya ubu ngubu uretse wenda gushora abantu ubu wowe kwifata ukaja mu ikanisa wambaye ikabutura no yambara neza cyane hari ahantu twigeze kuja mu mustari bikaba ngombwa yuko wimadikaho ibi biboro byatatu kugira ngo uhuze n'abo bantu ukagenda umeze uko nguko ahandi ukagenda wambaye akabutura kugira ngo wisanishe n'abo bantu ahandi ukambara ibi bintu by'abamasayi indani uba wambaye ubusa buri usigaranye gusa iki gitambara cy'abamasayi cyonyine neza cyane filime ikizinga ugatanga umukate wa Yesu abakizwa bagaki none se ku mazi kubera ko utisanishije n'abariya tusa tubona bo ku mazi ntago nari mfite nini
swimming costume, niba ari swimming costume ntayo nari mfite. Nibwo nari nkiva mu bwato ndavuga ngo reka bankubita ifoto yo kwereka abanyafrika bagenzi banje nerekana aho narindi. Suko se rero nta sinashinga amabere bagafre. Ntacyo bitwaye. Muri abasore n'inkumi, basore babiri n'inkumi imwe, kandi basa nkaho badafite gahunda yo gushaka kubera ko nta etape nimwe tuhaye tubona muracari hahandi. Twifurije nibyo twifurije. Oya nyine nari mvuze ko ari ibigaragara, ubwo wenda sinzi inbox hari iki. Ibyagaragaye inbox hari igisigaye. Nta gisigaye. Ibyagaragaye se? Tuvuze ko hari ibigaragara. We mu bigaragara ntabihari nyine. Ntabihari gushaka. Ntabyo tubaye tubona. Sawa. Asante. Solo nakureba ni nkaho afite ubukwe vuba. Uko twaza twumva afite umupanga. Ya nyirasenge. Afite umupanga. Kandi ushaka uwo hanze apfa no muri Afurika. Yansonze ukuntu ababyeyi baba. Niko yavuze. Kubeshe se nje imbombo. Niko yavuze. Arahari wa nuko bitoshoboka. Ntawe. Oya ntawe mfite yarabutse abakobwa bari mu kwigira nabi cyane. Maze gucika intege ndi mu kubona ko tutazinginga Imana ngo twinginge n'abana b'abakobwa. Tubizokunda cyane. Inginga abantu babiri berananira. Imana ya Isiraheli tuyinginge, ubundi twatuye mu mvutano tuyinginga ngo ifi imanuke, pembe imanuke. Twarahantu twikingiranye iminsi 3, pembe iramanuka, ifi iramanuka. Naje turabishima Imana. 55 kuguse paketi zibiri ni 100. Kurumva ko Imana yakoze ibitangaza cyane. Ariko kwinginga umwana w'umukobwa jamais tubizokunda. Ababyeyi benshi ngo uko abwiye umukobwa we cyangwa ariko abakobwa ntibakunda kubabwira ngo bashaka. N'ufite umukobwa ari mu kumutangaho deposit kanani. Twebwe ganimba ndakindo contribute. Undi kari njiza ifu, kari njiza umuceri, stairs ko zirapanda akabuco k'inyama. Urinjiza ibishimbo mu menyo. Tibizagura ibyo bintu. Umukobwa cyangwa umubyeyi akabwira umukobwa we cyangwa umuhungu we ngo shaka, ariko akongeraho akantu ko kuvuga ngo hanze. Ako kantu kareze mu babyeyi hafi, sinavuga ngo bose ariko abenshi. Shaka kandi ushaka uwo hanze. Ni byiza. Icyo kintu natangiye kugishima kuva kera kose. Kugishima neza cyane. Kuko ushaka ukurusha ifaranga no gushaka utakurusha ifaranga byose ni kimwe. Gusa icyo tuba twifuza ni uguhigwa mu rugo. Kandi ibi bintu ni byiza. Amafaranga ni meza bro. Mbonye umupanga wo hanze ufite amakuta niyo bafite 80. Akibazo. Tashitani. None se tuzabaho tudashatse? Abo ngabo ntibakeneye abagabo se? Noneho n'ingimpuhu ubagiriye. Simpuwe kuko twese ni ukubyara. Nase wa 80 arabyara. Ni umufano narenguhaye. Ni umufano narenguhaye. Ariko nimba hari nawe ubu nyine byaroroshe. Dufite abasore bafite bashuga mami na bashuga dadi. Azoza mwishura amumara iryo rungu. Ariko mu ruhande rwo gushaka. Mu ruhande rwo gushaka njyewe yego nshima abashakana bahuje. Hari uwavuze ngo urukundo ni impumyi. Yego ni impumyi, ndashobora kugukunda ufite 40, urashobora kunkunda mfite 20. Filimi kizinga rero ntabwo nta muntu ufite ibanga ry'urukundo muri ibyo byose. Yego tujyaginga uko tubona, ariko umuntu ashaka uwo akunze ntago ashaka uwo adakunze. None se wowe babandi bavuga ngo umuntu niba ashatse umuntu umukobwa wenda w'imyaka 40 ngo ntabwo abamukunze bakurikiye amafaranga. Iyo ni imitekerereze y'abantu. Nigeze kubona umuniga mu Rwanda yashatse umugore umuhungu afite niba ari 23, umumera afite niba ari 40 n'ingahe. Umumere ni umuntu uri aho ngaho nta duceri yifitiye, nta ari hasi pe.
ariko umuniga aramukunda n'umutima wiwe wose. Ubu nyine ni umugore n'umugabo. ubu ngubu wenda ubu umutima wenda ugutumye gushaka umukobwa wowe uri muri 20 na hagize uyivuga nzanye mvuga ninga muri 20 Barayivuze ba naho ngaho ndi macu enough muri 20 noneho ngo ni mirundi 18. noneho urukundo rugutumye umukobwa ufite imyaka 45 uwo mutima wawugwanya cyangwa wawemera nta kibazo kurya urukundo ni nk'umuhamagaro uzugira gutyo ugakunda umuntu uzorebe na harowacu ejo bundi twari turi kumwe akambwira ngo majority abahungu bazatereta abakobwa beza biza birangira bashatse nk'abakobwa batari fatikable. Icyo nshaka kuvuga the point ni ukuvuga ngo urukundo hari igizona umuntu ukamukunda ntabwo duhakanye yuko nowadays isi hari indi level iriho yuko urukundo narwo rusigaye rugira fact rukajana n'ibintu according yuko ubuzima buhaba dutwara, ariko n'urukundo ruracahari. Ushobora gukunda umuntu nabyo uzogira fact, hari ikintu umubonaho kigatuma umukunda. Hari nk'umwana umwe naramukunze mu ikanisa yakoze ikintu kimwe ndamukunda kubera ikintu yakoze, mbona yuko muri we hari mu rujaro rukwiriye ishanga. Tumaje gufatira ngo kishambabaje nabajije amakuru ye n'akazi rimwe bambwira yuko yabaye bukede. Hari umungu hanze ngo yaza mureba online ngo abone nawe ibyo yakoze, yamuvuga ngo sinoja hirya y'umwana w'umukobwa. Rero ibintu abantu nyine bidashingiye ku bintu ni bikeya, ariko urukundo rurahari kandi narwo rugira fact. Hari igihe umukundira hari character, wenda Safi akunda abashitsi agira urugwiro, kurya n'urukundo niyo mpamvu bazavuga ngo ukunda umukobwa umeze gute. Buri kintu cyose kigira detail, ariko n'urukundo narwo rurahari. Ku giti canje namubonye nkamukunda nta comboza, kubera ko burya hari ikintu abantu baza nubwo wenda zavuga ngo hari izindi nyungu n'ibiki byateye, ariko kurya umuntu muzabana uba ugomba gushiraho notabene faire attention ko ugomba guhitamo amahitamo meza, kubera ko iyo udahisemo neza ni ikintu gishobora kuzadestroyinga ubuzima bwawe bwose kidafite igaruriro. Niyo mpamvu utagomba kurarikira iby'amaso cyangwa se iby'umubiri, ugomba gutekereza kabiri. Nje no mushitsa uwo mushitsa hagati ya Dibwa na Suleiman baguhitishije umwe ngo umugabo wawe wahitamo nde? Marunesha umutwe sirahitamo nde? Bose Amabra nawe uzashomborozanya. rese nkubwire ngo iki. Ariko njyewe impamvu mbivuze nuko atari ubwa mbere abimbwiye, kuko mwemba bakunda. Noneho nashatse ngo live avuge ngo ninde cyane noneho murahari ni bose yahitamo hasi nibiki ni kanga ese dukundira ibintu bibiri cyane cyangwa buri umwe afite icamukondera. aya buri wese afite icamukondera. ndetse bikubigiye bose ndabakunda ku bwoko. Okay, bose urabakunda. Okay, wanze guhitamo mu bwongo bwo tuzayibona wenda kuri Save the Date uzahitamo. Papa Legend ishamye rya movie twateguje abantu nyine ko mugarutse muragaruka. Ubu ngubu imizigo bari kugenda bayibona. Kugeza ubu ngubu aha ngaha muri batatu, hari mugenzi wacu uri mu ruzinduko Rugeyo, nta bandi bantu wenda murimo gutegura gushiramo ko hari abantu bayibaza ngo ese bararekirita se cyangwa barakoresha bisanzwe. Bwana muyobozi bimeze gute? Urakoze cyane. Ikijanye no kurekirita abantu cyo kirahari cyane dore ko twari tumaze iminsi tudahari, ariko ikintu nyamukuru nuko twagarutse, kandi ahari abantu niho haza abandi. Rero nabo bandi bakeneye kuba bajoininga group cyangwa team yo mu ruhande rwa comedy, rwose ni karibu kabisa. Tugira umuco utari mubi,
wo gukorana n'abantu badafite icyo bazi, amaherezo bakagera kure. Navuga yuko ari nacyo tubereyeho, ni ugufashanya. Mu buzima hari ahantu uzugera umwana akagutangarira ngo uzi ko ari wenyine, ngo ni wenyine, kandi uwo mwana afite ibitekerezo byo kuba yakina nawe, yarabuze gusa umuntu umubwira ngo ngwino. Ariko twebwe rwose turi tayari kabisa, ari nabyo twifuriza abandi abantu bari mu ruhande rwa komedi cyangwa movie bazoza biyegereza abandi, kuko turi ubwoko bukeya ku isi. Nitwe Banyamurenge dufite abantu batari benshi ku isi, rero dukeneye yuko abantu bamenya yuko umunyamurenge ari umunyamurenge, apana ibibindi bya nkwenkwenkwe. Rero ni nkuko murakoze cyane. Wenda reka turi hafi no kugana ku musozo, usibye Diba, usibye wenda impano ugira yo gukina no kuactinga neza, nta kandi kantu uzawumva wenda karimo gusigara inyuma ariko ukunda cyane mu mpano wenda uza wiyumvamo? Wenda batarakumenya kugeza ubu bakoze muri Okay, wenda kubaga hari simbizi, hari ibyo mu ndabakunda, ariko akenshi buri ibintu bijanye n'impano cyane umuntu azabibwirwa, abantu nibo babimubonaho cyane wenda kuruta uko abizi. Hari impano hakaba noneho n'ibyo ukunda. Sinzi icyo wambarije muri ibyo. ibyo ukunda? Ibyo ngunda hafi byose ndabikora. Ndi umuvugabutumwa mu buryo bw'ijambo, kimwe na Sule wenda we ari deeply cyane mu bijanye na evangelization n'umuvugabutumwa. Avuye i Dar es Salaam, ariko nanje cyane mwikorari kuririmba ni ibintu nkunda, n'ubuzima bwanje byose hamwe n'ijambo zose nabyo n'ibindi bintu Yesu yadutamitse kandi twishimira, tunyurwa no kubamo n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ahirya ibi batubonamo narijye nzavuga ngo ni sanamitima, ni message, ubutumwa butangwa mu buryo butandukanye, ariko it's depend how nuko umuntu abyakira, ariko nabyo biri mu buntu cyangwa se muzo twagiriwe ubuntu Yesu yadupokeje. Yego. Numvise muri korali ngo bitagenda cyane, wowe ukunda iki wenda mu ikanisa? Ni kihe gituza wiyumvamo iyo wicaye mu ikanisa? Ni kiza kikunezeza? Ese ko werekeye nijye bikubaza. korali yo zara Korali ndaririmba. mu korali Swe barayikuregeye kandi umuntu mukuru yaregeye ya rwose uba ugomba kuririmba. korasi njyewe nzi. Oya ndazizi, ariko ndumva rwose aho kugira ngo ari ibintu bitari byo nyine, ntago nakora ibintu bitandimo aka kanya. Ndabanza nkabikurura bikanjyamo nyine. Oya bindi ndari. Ariko ikindi kintu numvise kiba hafi yawe no kurapa. Oya njyewe ndapa nko gucira amacyande njyewe kareta iyihe ndirimbo ntari yibarangiye. Oya hari n'akantu yarapse ejo bundi agiye kugira, ejo bundi twari kumwe Doni kandi warapse ya indirimbo ya Kevin. Yesu Ndashaka imifungo bampe nibaguye data. Oya bose ngwikinga umukozi ngwiki Mwami Yesu. Jewe kurapa ntago ndapa nyine, ni kwa kundi umuntu nyine agendera mu muziki w'indirimbo. Kubera ko utogenderamo tawari mu mutwe sinzi ko wagira gucika TikTok sibyo zawirirwamo. TikTok mba ndi gutiktokinga nyine ntago uko zo kwigiza nkana. Aya ntakwigiza nkana. amahemba y'umwana Bashe TikTok baramubona harya ni Nyamitete. TikTok yarya witwa Nyamitete. TikTok ni mami. Uwase mami. Yego. TikTok ni iki cyane kiba ciganje kuri TikTok zawe? Ni ntuza nizi comedy nsubiramo just. Comedy subiramo. Bagera se bagasanga hari ibintu n'ibindi. Nta kibazo. Nazo nzisubiramo ariko ziri ku yindi account. Hari n'ubundi bugambaza y'ishasi.
ngo nza nivugisha kwewe unyangiriki komisatari ndakwanga se hari sambo dupfa ndakwanga se turangana nabona woro sindirika yawe unyangiriki singwanga turangana se kawe no kwangiriki yewe ndagukunda nushaka uzonya I love you too birangiye ahisemo amapenzi nje ndamukunda habe nawe Suleiman ndagukunda uretse ngo ako ngako nakonge mari kwa ivyo abakobwa jimperuka aya ntamperuka nakubwije ukuri wanga kunumva ufite amafoto ndagukunda abazayirwa nibo bazavuga ngo kakofi kamapenzi ya Kalomaki none nabo nje ndibwa ndamukunda arabizi barashondana bagira arabizi nawe ni uko aba yigira ibintu wabimubwiriye ku mugaragaro bwa mbere nabimubwire kuri fone ku mugaragaro aya ncage yabimbwiye akiri umufana yari akiri umufana none ubu namaze kuba celebu sibyo se sibyo none uzatangiriye mu bufana bibiri ngewe uyu oya nyine twaje guhura aza muri timu uwo kumuhamagara azambwira ngo afutatwa ngo ni appointment bansabisha nagiye kubaruza ubutaka abakobwa se bageniwe kinege hala yewe nyabonoro hatuvugane je ndagukunda mbivuze imbere ya kamera naje imbere ya kamera singukunda je ndagukunda wageze ngo ndabihindura yenda gukunda Suleiman narushukuru bana tubigenze gute tubahuze mu buhe buryo oye kubahuzaho barabo guhura kuko bahuye kera ibintu bigira nkana byo kuri kamera nivyo kuri kamera nituje inyuma ya kamera biragenda ukundi nawe nyuma tuzadukundana imbere ya kamera ariko inyuma ya kamera nyabona urwanje na Dibara ufite nimero yabaje status na za profile za ariko ntarabona umuposti nanje Dibara ntarampostinga none ukumwishura nguye mabure umupostinga buri gihe kandi si urukundo nza ngoza ngo ndebe yuko bokwanura bokujana ariko abantu baba diaspora nyamitete mudukize nyamitete mukure gidurayi muri prank none ikibazo iyo gupostinze buri gihe yandikaho amagambo niba ari Espanyol ngo korogere iki sinzi amenya ngo bisobanure iki karino ni yawe ndaye Aimable nawe karagenda ashiramo itomati ko niyo izina rya Yesu Espanyol ni ngaho cogira imitoma myiza abantu benshi bagiye mu Congereza ubu ni Igifaransa kera ngo bagakomanta ubungu abantu benshi ntibazi Igifaransa umuntu w'umusirimu Igifaransa twitonze ukuntu ubu nyine wogashiraho ubu uri umusirimu kuruta washizeho Icongereza ariko aba ari byo yego dusoza wenda tugane ku musozo w'ikiganiro twababwiye ko ibintu ari byinshi yaba ibiganiro ndetse na movie muzagenda muzibona kuri Papa Legend TV n'ibindi bitandukanye ngira ngo n'ibiganiro muri Amerika mwabonye ko ari ibintu birimo kugenda neza cyane akantu naringeze ngo nkubaze njyamona cyane ukoresha ururimi n'Icyesipanyol yego waracize cyangwa wenda ni wabayeyo urakoze kumbaza icyo kibazo ntago umaseke urumva ko ndaseka nawe se en fait nize ku kigo kimwe twaragikoreshaga cyane muri secondaire submatière muri secondaire ariko no muri kaminuza aho kubera ko hari twagiraga umwarimu nyine wabaga muri Espagne nawe twakundaga nyine ngenda mbaye intéressé cyane naco ni nkaho nyine byagiye biba reka dusoze wenda ikiganiro mbere yuko wenda tugana ku musozo ijambo wenda riri ku mutima ry'ubwenge kuri buri wese kugira ngo dusoze ko wagira ngo ibintu by'ubwenge biza bikugora cyane ntabwo ijambo rya nyuma wenda ryo kubasoza ikiganiro ijambo rya nyuma ry'ubwenge ryongereho none ndariragira ibice gane rimwe iragira ibisate
ijambo ry'ubwenge no basangiza inenge yawe ntizica intego yawe. Iryo ni ijambo ry'ubwenge. Inenge yawe ntizica intego yawe. arankopeye Ndagukopeye nta bwenge ugira. Ikindi nkuko umuyobozi yarabivuze wa team yarabivuze, twaratangiye gukora kandi burya uzishimire yuko umujo Yesu yagutamitse cyangwa deposit Yesu yaguhaye yuko ugiramo uruhare kugira ngo n'abandi bagere kuri success yabo. Njewe nemera yuko ikindi umuntu yo kwirata no kubona yuko hari uwagize icagera wateye imbere ubigizemo uruhare kuruta uko we uharanira, nabyita nk'ubuselfish kwikunda. So wumva ari interese nabyo nibyo dukora, wo twandikira. Je kuri Instagram ni Fabrice Dubois cyangwa se Abdedom, iyo username. Hanyuma Facebook ni Fabrice Dubois, n'ahandi hose ni kuko nguko. Ni nk'ibyo ngibyo. Ikindi, we love you too much and we love Jesus. murakoze cyane. Yego murakoze kandi mujye mukomeza nyine murebe ibintu byacu cyane, turahabaye. Ya ni zimwe nibisanzwe man, nibisanzwe. Nuko Sulemana hari tware mukuru rero nyine bajya bakomeza begera icano cyane, biriho ibintu byinshi. Hari abo dukorera umunsi nyine, hari abo dukora byibuze, navuga ko ari nko mu bwigunge. Ikindi icyo nababwira, kenshi dutekereza ibintu kubikora kuko yego bishobora kuba biri mu bushobozi bwacu, ariko undi muntu wo ku ruhande ntabikunde, wenda ntabigukunde akabikwangisha cyangwa agakora n'ibindi bituma utabigeraho. So icyo nababwira rero, ntukabe abantu bashaka kubaho, ahubwo uzakomeza kuba uriwe. ako kantu gasubiremo ubwenge ko bumanutse. Yarivuze ngo ntukabe abantu bashaka kuba we, ahubwo uzakomeza ube wowe nyawe nyine, ukomeze ube uriwe. ako kantu karumvikana kabisa. Twagiye mu yobozi, nshaka gufata microphone. Urakoze cyane. Twari tuvuze ngo mu byubahiro byawe samfire ni yawe. Urakoze kuri ibyo byubahiro mbaye. Murakoze. Yego murakoze cyane. Dusoje ikiganiro neza. Wenda njyewe ikintu navuga ni kimwe, nuko ikibi cyagaragaye ntikikagukange, ahubwo uzokangwe n'ikibi cyihishe kitaragaragara.